Theo uyu munsi Jihad arafunze yarayimageragere buriya umuntu ufunze n'umuntu wapfuye hari ibintu byinshi bahuriyeho cyane kuba rukatiye Jihad iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi ntabwo byantunguye kubera ko urumva imiterere y'urubanza kongeraho ibyavuzwe by'ibindi birego bituma umuntu yatekereza ko nyine ibintu byamutogotanye togotogo yego ndikubwira mu mashusho uretse ibyo bavuga by'amashusho ni iki ibi byavuga bya yampano ariko harimo n'ibindi kuri Jihad uri kumva uri gucyo kintu ariko ibyo ni uko bigarutseho cyane ngereka nkubwiza ukuri reka nabivuga yenda baza nagiye ntinya kubivuga Kasi epizo niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane ukurikira ibiganiro byacu kuri Max TV ndetse nawe dukurikira ku Ukwezi TV twizere ko mwese mumeze neza cyane tubaye ikaze rero mu biganiro byacu n'ubundi nkuko bisanzwe uyu munsi ntabwo turi buze kubatindira dufite amakuru menshi cyane tugomba kubaganiriza n'umunyamakuru mukuru umunyamakuru munini umunyamakuru mugenzi wanjye ariko akaba umwe mu bagabo b'abahanga abantu baramukunda cyane comments ziba zibigaragaza uburyo mwishimiye ko kabisa twahuye nanone tugiye kongera kuganira Theo guhaye ikaze waramutse meze tumeze ako abakameramani bari kugaragaza kano kare wambaye oya uzo rwango bagira shobora heba kabisa ayo nkorera ubu kwezi gushize kose nahise nyagura kano ahubwo ushobora no kuba warasigaye mu murenge ubu ayo kurya ndi gusaba nkarebe nk'uturi mu tw'amaboko nkora so by the way wambaye neza cyane abana thank you ari mukanya hari ariko naringiye kuzemura ndi umuntu mukuru ngikuzibira abuza kantu kagaranga gutya nari nyabuza Theo umeze uteze meze neza ndashima Imana ese ko ndeba biri kuva kuri kumera neza kwawe ntabwo ubishidikanyaho ndisora hamya ko nameze neza oya ahubwo mbonye mbonye ubivana kure urabanje bitekerezaho reka kumera neza buriya biro kwinshi nshaka kuba nta kibazo mfite ngiye personally ariko nkaba nare ndi kureba nk'ibintu biri hanze ahangaha kubera ko buriya Umunyarwanda yaciye umugani yuko ngo y'inkoni kubise mu kiye buyirenze urugo kandi ngo y'umurwayi y'umuturanyi arwaje ibinyoro nawe ngo ushaka karaga kuko ejo byakugeraho so hari ubona ibintu biri nko muri societe we nta kibazo ufite wariye abana bagiye ku ishuri bashe kubona ka déplacement ariko avuga ngo iki gihugu ndimo iyi societe ndimo ibintu bitabonerwa umuti bisaba ikibazo gikomeye ubwo ni nk'ibihe ibaze kugira igihugu cyateye imbere nk'u Rwanda kiri mu nzira y'amajyambere ariko hari aho twavuye kandi heza amina aho tugeze ni heza twavuye ahantu kure kandi tugeze ahantu heza uko n'abantu b'abanyabwenge bize ko bakoresha platform igihugu gishoramo amafaranga barikwiga bavuga ko umuntu nuka kana kangaranuka ubwabyo mu itegeko nshinga ry'u Rwanda harimo ingingo ikomeye cyane ivuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro umuntu akwiye kubaho so ukibaza so kwirirwa abantu ukoresha internet waguze igihugu by the way baragishora amafaranga ko buratukora internet ku mafaranga make cyane ugereranyije nayo akaguzwe ko leta yarabyoroheje hari investment leta yakoze nigeze kubona umwanya wo kubisobanurirwa n'abantu bo mu rwego rumwe rubishinzwe ubona bari kwanja mu muntu bamuziza yuko anuka ngo aranuka wabajwe n'iki muri ibyo byose no kuba umuntu yabanuka cyangwa no kuba hari abantu batinyutse kubizana hanze mbere na mbere utazi umwanzi asiga umubiri ushobora no kuba utanuka uyu munsi ejo ukanuka sibyo rimwe twigeze kujyana mu mahugurwa y'abantu bafite ubumuga batubwira kandi ariko buri wese ashobora kuba wenda uba ari bwo yagatekereza ariko ubundi nta kantu gasanzwe mu bafite ubumuga nawe ushaka
ugiye ubona abantu bari kubavugira nawe wajyamo kuko ko waravutse ufite amaso ntibivuga ko ari ihame ko uzapfa ukiyafite ejo rimwe ryapfa cyangwa yombi ufite amaguru yombi uragenda n'amaboko ariko buri ubona agenda ku mbago ntabwo bose ariko babivukanye hari uwakinaga umupira azi gucengana ariko uyu munsi akaba agendera ku mbago tugenda mu modoka tugenda mu muhanda bamwe bakakora akazi buje amashansiye n'ibiki sibyo ayo matwi wumva ukaryoherwa n'umuziki cyangwa n'ibindi ubasha kumva ejo wabyuka ugasanga byanze ubwo ni ubumuga ariko se uretse ko ngewe ntabwo ngiye kujya kuvuga ngo umuntu aranuka cyangwa ntabwo anuka ntabwo nigeze mfata uwo mwanya ariko ubundi nta nubwo buri icyuya cyanjye ni icyawe ntundi ntabwo bifite oderi zimwe ntabwo icyuya nta muntu ufite icyuya twakoramo akantu runaka twakoramo umubavu dukoresha duhumuza ahantu so kuba oderi yawe n'iyanjye bitameze kimwe ntabwo bikwambara kuri umuntu w'umunyagitinyiro ariko abaye sosiyete nakubwiye ngo ikintu kibabaje y'abantu twita ko ari abanyabwenge bajijutse bazi gusoma no kwandika bazi gukoresha platform zitandukanye barafite ababakurikira benshi bari kwataka abantu babaziza icyaha cy'uko ngo ukabirebera ukambwira ngo ubwo urambaza ngo meze neza urabona bivuye kure nyine ubwo mba mbyibaje kubera ko n'ubundi biba byankoroze ahubwo ngo nyemeze neza ariko nyine kubera ko buriya mu bintu bya mbere nziho ndi umuswa ntabwo nzi gupretendinga nta nubwo nzi kwifotoza nseka reka da reka n'ubu ifoto yanjye ndi guseka uzamenye ko ndi guseka nyine ni ufite bamfotoye ndimo guseka ntabwo nifotoje ngo nseke ntabwo byarananiye ni ukuvuga ngo niba ukeneye ifoto yanjye nseka cunga muri cya gihe bagiye kumfotora abantu nkubwira agastori nseke nababwira ngo ndaseka gute se naseka nta kintu kinsekeje oya njya muri abantu bakina amafilime kuri abo bakina filime bagakina filime yababaye ubwo washaka ikimbabaza muri ako kanya kubwira ngo ndakina nababaye ntababaye gute se so ntabwo nzi gupretendinga ni imwe mu bintu ni kimwe mu bintu niyiziho rero dufite sosiyete buriya ibihugu byinshi byateye imbere ku isi ikintu cya mbere bateraho imbere gikomeye nuko urubyiruko kwa ko nibaza imbaraga z'igihugu rubanza rukagira umwanya wo guhugira mu bifite akamaro so twebwe rero dufite urubyiruko runini ruhugiye mu bisenya igihugu kandi bumva ntacyo bitwaye Theo kivuga ku bijyanye no kwifotoza umuntu agaseka hari ahantu heza Kicukiro ku rusengero reka mbanze ndangira abantu bashobora kwifotoza Theo ariko nawe uzajye useke uzajye wifotoza kandi uzaseke uzasanga aba inkumi nziza n'abasore bagufotore nurangiza useke hafi y'urusengero rwo kwa Gitwaza mu Gatenga neza ku ishuri rya Kingdom iyo ageze uhasanga studio nziza yitwa utuntu twinshi studio media bafotora neza cyane ubukwe ama events yatandukanye graduation anniversaire abana bavutse abana bagize umwaka amafoto ye bakayaguha neza bakagukora live streaming mu gihe ufite event ukanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu utuntu twinshi media official ukaza tukagukorera ibintu byiza cyane hanyuma ushaka wanaduhamagara kandebe ko telefoni gagayise nugusaza se nugusaza walahi ukaduhamagara kuri 0788072812 aho waba uri hose mu Rwanda twaguha serivisi ijyanye n'amafoto Theo uyu munsi Jihad arafunze yarayimageragere ni nkuru wakiriye gute irabaje ubwo wenda reka binajyane n'ikindi nakubwiraga ubundi guhana ni kimwe mu bisubizo bya muri sosiyete byo kugira ngo abantu bagire uko bitwara hagira ibyo abantu bareka n'ibyo bagomba kwitwararika ariko ubundi n'umuntu umuntu wakoze icyaha gikomeye yafunzwe uzaba bana kazungu igifungo cye kirababaje ikibabaje cyane nta nubwo ari kubafunze
cyatumye afungwa kuko gufungwa ntabwo ari choice, ntabwo ari icyifuzo cya leta, ahubwo ni ukubura uko bagira kubera ko umuntu aba abangamye muri sosiyete. Kuba ari umuntu yakora ikintu gituma afungwa ubwabyo birababaje, ariko noneho no gufunga ubwabyo umugabo umwe aseka imbohe ntabwo akishimira ko umuntu afunze. Ni bimwe nabwiraga byo ko umuntu bari guserebura mu kana kabamufunze. Nabibonye ku mbuga nkoranyambaga pe, abantu banakoze uturirimbo. Rero reka nkubwire ikintu kibabaje ni uko byishimira atari burabibone. Bivuze ngo abone ko wamwishimiye nko kwishima ko umuntu yapfuye. Urishima ko yapfuye senga bibone yuko wishimye byibuze uri guserebura. Buriya umuntu ufunze n'umuntu wapfuye hari ibintu byinshi bahuriyeho cyane. Narabikubwiye ubushize kugira ngo wumve umuntu ufunze uburyo biremereye. Umugabo apfusha umwana cyangwa umwana warashyingirwa cyangwa undi mu muryango, nta nubwo abimenye, nta nubwo amenya igihe byabereye. Nyuma arumva nk'uzamusora nyuma bwa ati kanaka hashize amezi 2 twaramushyinguye, ari umwana we cyangwa ari undi muntu wo mu muryango. Ikintu gikomeye cyane, nta hantu wamburwa uburenganzira bwinshi kuri iyi si. So ariko ubwo ariko abandi batekereza ko hari n'ahantu umuntu yigira byinshi. Ahantu ho kwigiraho iyi si yuzuye amasomo, ahantu hose bajya ushobora kuza muri studio nkareba uko ibintu bimeze. Ibibazo ni ishuri byose tunyura mu buzima bwa buri munsi. Isi irakwigisha aho waba uri hose uriga. Gusa amasomo yo harayo wiga ku itegeko. Cyanze bikunze ugezeyo yego n'ahandi hose n'ahandi bigira ku itegeko, ariko naho hari muhantu ugomba kwiga amasomo runaka ku itegeko. Niyo mpamvu ariko nande burya kwiga ntabwo buri gihe umuntu uzabana yaraminuje bizaterwa nuko yabonye umwarimu mwiza cyangwa ikigo cyiza gusa. Hari igihe biterwa nuko nawe babaye umunyeshuri mwiza, hari n'abajya bakavayo nta kintu biza ahubwo barabaye babikurenzaho muri gereza. Ntabwo uzabona amabandi se ajya kwatwa n'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa na polisi ugasanga bacuze umugambi cyangwa bihurije muri gereza. So mu yandi magambo, ntabwo kwiga ukagira icyo wimarira biterwa n'umwarimu cyangwa n'ishuri wizeho, binaterwa nawe umunyeshuri mu ntoki. Hari abantu batiga, reka nkubwire Pizzo, reka nubona nk'ibyo bintu uzi kuko ikintu cyabari nkubwira ko abantu batiga mu bintu jihadi yazize. Kuko we harimo byinshi, harimo by'amashuri, harimo n'ibindi bintu byo kwibasira abantu n'ibiki. Mu mashuri gute? Ndikubwira mu mashusho, uretse ibyo bavuga by'amashusho ni iki? Ibi bavuga by'ayamana. Ariko harimo n'ibindi kuri jihad ngira ngo umuvugizi wari yabivuzeho. None ukabona ibintu uri kwishima ku muntu ufunzwe, uri gukora ibintu bifitanye isano n'ibyo afungiwe. Cyangwa ugasanga harimo n'abambona bakora bimwe mu birenze. Hari ibintu umuntu abona, hari ufite amaze imyaka 15 mu itangazamakuru, ariko muri iyi myaka nk'itatu ishize nagiye mpura na scenario nyinshi zituma ngira ipfunwe ryo kwitwa umunyamakuru. Hari abantu bambwira ngo kanaka ngo dore kanaka ngo bene wanyu, ngo se ngugira ngo ura bene wanyu ngo ibintu babintu muri gukora indorerwamo yanjye kaba kanaka, kubera ko nyine yaje kw'imihanda bamwita umunyamakuru nkanjye. Nkumva nyine no mu guteye isoni. Ipfunwe se kubera iki? Hari abantu ureba ibintu bakora wakibaza ko sosiyete cyangwa se rubanda babafata yuko mwembi muri mu gatebo kamwe, bakandikira ko nawe wakora nk'ibyo akora. Ariko ko ari ahantu umuntu ajya bahakwikanga kubera ko bazi ko ushaka gukora nk'ibyo kanaka babonye akora. Ariko hari abantu bo uko kuntu bitekereza, hari abantu babikunda, ariko hari n'abandi bavuga batetewe n'umugome. Kubera iki ashobora gutekereza ikintu gutyo? Uyu muntu akora iki? Ntiyagombye kuba agikora gutyo. Nibyo we watekereza ko ibyo bintu byakabiye bihinduka. Tewe n'umugome, tewe wenda ntabwo yifuriza uyu muntu nawe ko akomeza kwikora ibyo agomba gukora. Abagutekereza gutyo. Ngiye umuntu ntekereza uko ntekereza, namubwira nti komeza ntekereza uko ntekereza, kubera ko ntabwo buri gihe uko ntekereza biterwa nanjye, binaterwa n'imitekerereze yawe. Kandi ntabwo nahindura imitekerereze y'umuntu. None se reka nkubwire Pizzo, niba buriya
imyuga yacu, hari imyuga iri mu byiciro bitandukanye. Muri iki gihugu imyuga yose y'abantu basavinga abantu benshi, basavinga rubanda, igira regulation kandi iri strong. Impamvu uzasanga umuntu agomba kugira ngo utware abagenzi ko bazi ko ushobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, polisi ntihagije na rurizamo, hazamo n'amakoperative n'ibiki. Impamvu uzasanga abaganga, umuntu ugenda akiga akabona lisansi muri nursing cyangwa muri medicine, kugira ngo hari inama, hari council y'abaforomo n'ababyaza, utayirimo ntabwo ujya gushaka akazi ngo bakwemerere. Kubera iki? Akazi uzakora kagera direct ku buzima bw'abantu. Twebwe n'akazi dukora kagera direct ku buzima bw'abantu, n'ubuzima bwo mu mutwe buri included. Iyo urebye rero umuntu ushobora kuroga abantu, kuroga sosiyete yacu iraroze pizo, iraroze, irimo uburozi bwinshi, sibyo? Kandi ikintu giteye ubwoba ni uko ubona icyizere cy'uko ubu burozi buzagabanuka cyangwa buzacogora ni gikeya, ni gike pe, ni gike, kuko ntekereza ko hakuzi ko hari ikintu bita character assassination cyabaye ikintu gisanzwe, abantu bagikora ntacyo bikanga, urumva, bakanabyigamba bati reka kanaka tumubage nta kinya, ukabikora uzi ko uri kubaga umuntu nta kinya, kandi no kwa muganga ubyemere baragiye kukubaga aragusinyisha kwanza ukemera ko akubaga, ariko wowe ukavuga ngo ngiye gufata umuntu mubage nta kinya. Nyine nk'ibyo nakubwiraga, uzize umuntu yuko ngo icyambere ntabwo nzi niba ari ukuri, ariko bibaye ari n'ukuri ntabwo ari icyaha yaba yakoze. Reka nkubwire, ni ukuvuga ngo nitumara kubifata nk'ibintu bisanzwe, ejo bundi umuntu azazira iresho ye, azira isura ye, biteye ubwoba. None ikintu giteye ubwoba kurenza ibindi, ubu nkanjye bivuze ni cyo kibazo. Hari n'abari buze kukubaza bati ninde waguhaye ako kazi, ninde waguhaye ako kazi ko kureba ibi biri gupfa, ibi biri gukira, hari nta mushahara nsabye wako kazi, sibyo? Nta numbijije, ntanze ibitekerezo, kubera ko nabyo mbyemererwa n'itegeko nshinga, uburenganzira mu gutanga ibitekerezo. Ni kuvuga utari bubikunde rero, utari bunyurwe. Nakubwiye ko ngiye buri wese atanga icyo afite, buri wese atanga icyo afite, ntabwo rega. Ariko hari n'abavuga bati ubundi wakwicecekeye bigutwaye iki? Ahubwo se kucyumbwira ngo nceceke, kuko buri hari ibintu bibiri, kuvuga ikintu kidakwiye n'ikibazo muri sosiyete, ariko no kuvuga ikintu ubona ko gikwiye, kwanga kukivuga ubona ko gikwiye, nabyo ni ikibazo kuri sosiyete. Yego. So abantu bavuze ibintu, niba udashoboye guceceka mu gihe ubona ko ururimi rwawe rushobora kuba uburozi muri sosiyete, basi nanjye nceceke, kandi mbona ko ibyo navuga bifite ikintu byamarira sosiyete. Kandi ntabwo kugira icyo marira sosiyete bivuze ngo ni abantu bose. Ni nkandi wundi se uzi kuri iyi si kuva yaremwa, uhereye kuri Yezu Kristo kuba mwemera, wabashije kuvuga ibintu abantu bose bakabyumva bakabyemera. Ni nkandi muyobozi mwiza se ku isi cyangwa undi muntu w'ikitegererezo twavuga ngo kanaka ibyo yavuze byose abantu bose baramukunda, nta muntu umunenga, hari ubuze? Biragoye. Ntabwo bishoboka, ntabwo nubwo bigoye, ntibishoboka, ntabwo bigize bibaho muri aya mateka, kubera ko sosiyete uko turemye, uzanye dore y'abantu bacuruza urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge, nta mugome kuri bo nka polisi na RIB, ni abantu babi. Urumva baraduteza leta n'ibiki n'ibiki. Mu yandi magambo, kuri bo urumogi rucurujwe nk'uko bacuruza iki kitagira regulation, kuko hari n'ibicuruzwa bindi by'ibiribwa usanga bakubwira ngo nturenze aya ngaya. Kuri bo nibyo bakwishimira. Nese umuntu nugenda ukajya gukangurira abantu kureka ibiyobyabwenge, ubwiye ko uwo muntu azagushima, uri kumwicira business, kumwicira imibereho. Ariko wowe mu gihe uzi neza wemeranya n'umutima nama wawe, ubundi buriya niyo bavuga ngo ujye ugisha inama abantu bose, ariko nujya gufata icyemezo
ugifatane n'umutima nama wawe gusa. So ngewe rero njyaye don't care. iyo ubyutse ukabona umubare w'abantu benshi cyane ntabwo ukabyuka mu gitondo ugasanga ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru umubare w'abantu benshi cyane ntabwo bemeranijwe. Harimo nanze kuvuga bose ariko abenshi ntabwo bemeranijwe n'igitekerezo cyawe runaka. Ubaho muri ibyo bintu gute? Ntabwo ucika intege mu buzima, ntabwo wumva isi kuguyeho, ntabwo kuko nka bya bindi twahereyeho bya Nyambo n'urugero abo bakinana. Jojo nawe zimbona bivuga kwa Cida avuga ngo ameze nk'umuntu asigaye ahora arwaragurika, ameze nk'umuntu warozwe, ntabwo akiza ku kazi kubera kubyuka akabona isi ameze nk'aho yamuguyeho. Kubyuka abantu baravuga runaka aranuka, wowe iyo ubyutse ugasanga Pizo ahantu ibintu byose bizambira nuko abantu batatekereza kuvuga ngo nishyire mu mwanya w'umuntu. Uribaza uriya mwana w'umukobwa ntabwo Nyambo ndahura nawe, simuzi, muzi nyine kuri social media sindahura nawe. Muri iyi mihanda hari kategori y'abantu cyakoze wa mu best friend we, mu besto harya inde mu besto we w'umuhungu nari ngize ngo mu zindi gahunda we tuziranye bitari gakeya, twabonanye cyangwa tubonana bitari gake bitari na cyane. Ariko ntabwo Nyambo ndabonana nawe face to face cyangwa ngo tugire n'ikindi gikorwa duhuriramo. Utazana kugira ngo ndi kumuvugira kuko hari ikindi ziranyeho nawe. Ariko wenda uri kumuvugira kubera ko uziranye na ex we wenda. Oya kubera ko ndi na hano ntanaje kujya muri position vuga ngo ko karanuka cyangwa ntabwo anuka, ntabwo aricyo ndimo. Ahubwo uhumura bingana iki, wowe dukurikiye uhumura bingana iki. Mbere yuko nsose ikibazo se watanze angahe, Imana yabikoreye yakuremye uko nguko usa ureshya, uko nguko uhumura, uko nguko ufite agapo keza, waba waratanze angahe kugira ngo wenda twe tutayafite dushaka uburyo badukorera fundraising. Siko wabyegereje umutima ra. Ariko uzi umuntu uko Imana yamuremye mu gihugu nk'u Rwanda. Reka nkubwire, hariho n'abantu turashimira Imana ko byibuze umuntu aba yarakuze ukiga ukabasha kubona ubuzima, ukabasha kubona ahantu uba heza. Hari umuntu ufite oderi bitewe n'imibereho n'ubuzima abamo. Ese bwiye ko umuntu vidura tuwarete kandi kana akazi kamutunze, uzumva nyine afite agaparfum nk'ako umuntu ubyuka buri munsi. Aho twigaga segonderi umuntu wakoraga amasuku muri tuwarete zo ku kigo twamwitaga bakonje. Muze bakonje ubundi arazo bakonje ariva kubera ni umuntu yahoraga yambaye ikote. Urumva kubera ko kazi ke no gusaza n'iki n'ibindi bibazo avanamo abantu ubuzima bugahora. Uwo muntu wamusaba kuko ngo ahore none se mu by'ukuri reka ngiye tunareke kuvuga wenda ngo mu miterere y'uko umuntu yaremwe. Ngiye akazi kanjye ka buri munsi, ntabwo ngira imirimo myinshi y'amaboko nkora, ariko ndabibaye ngombwa ndayikora. Ndanabikunda by the way, nk'iyo mfite akanya tembera mu rugo mu kajaride hano wenda hinze tubwija, so ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko cyewe niba nza abantu b'abahinza byuka mu gitondo akajya guhinga, by the way abantu badutunze bahinga tukarya. Hari igihe ushaka mu bujiji bwawe kwita uvuga ngo mba nabyishyuye. Ujya umenya neza yuko uriya muntu aba bamwishyuye ibiciro by'ibiribwa bizamuka kubera umusaruro uko ungana. No kuvuga ngo yari amafaranga yawe agaciro kayo gashobora guhabwa n'umusaruro uriya muhinzi. Kubera ko uzabikenera, niba bikeya bizahenda, nibihenda y'amafaranga yawe azabura agaciro. So mu buryo akajya guhinga, yamara kuva guhinga akajya kurya, ntago ava guhinga ngo naba agiye kurya ngo ahita abanza yoge, aba agifite ikintu bita uburimiro. Yego. Atajya gutera intabire. Ariko akibuka ko umurima we yakeneye kujyanamo ifumbire, akikorera ifumbire y'amase. Uriya muntu ushaka ko azagira uburyo busanzwe oderi cyangwa se icyuya kimeze nk'icyaho ubyuka mu gitondo ugakaraba agasabune keza gahenze gahumura, ukisiga amavuta ukumva ntibihagije, ukitera na perfume cyangwa deodora. Yego. Ukajya gukorera mu biro bifite AC. Hantu ugenda ushyiraho temperature y'ubukonje n'ubushyuhe uko ubyifuza.
ejo ukazongera ukoga nta buri mbere bwakugiyeho nta hantu umukungu wa inzu ari amakaro nta hantu uhurira n'umusenyi yego ugenda mu modoka umuntu mutagira icyuya kimwe uwo muntu uzamufate ubimuzize kubera ko afite icyuya simbizi ariko dufite ikibazo gikomeye kubera ko umuntu ubasha kubona ibi bintu az'amateka u Rwanda rwanyuzemo umuntu arazira niba ari n'uburwayi uburwayi yabuzira yego abaganga se batuvurira abarwayi ntarumva binuba ngo kuko hari aba bafite nyiroderi hari amasare abarimo ibintu nyine biteye ubwoba ariko dufite abantu bakora akazi nyine ko kwitanga babitaho bavura ubona abantu baba mu bihugu bagiye gushaka ubuzima mu bihugu by'i Burayi hari abantu bakora akazi ko kwita ku basheshe akanguhe kuko hari ukuntu biriya bihugu abasheshe akanguhe bakecuru n'abasaza bajya mu mazu bajya bitabwaho bakorerwa amasuku bagira gute my friend araza yakubita yagurira icyayi cyangwa akubita $100 avuye yari umuntu muri famille cyangwa inshuti kumva arabyishimiye kari akazi akora tunahere kuri abandi bakonje riva bahantu wize uvidura tuwarete wewe wayividurira biragoye ntukeneye se kividurwa cyane uwo muntu uzamuziza oderi ngira hari akazi kenshi ntakikorera ari ngomba kubaha bakankorera ese teho iri yicarubuzo abantu bakorera abandi ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri ni ahantu abantu babona amafaranga nibyo no opportunity nziza igihugu kiba cyarahaye abajene n'abandi bantu bakuru bashobora kubyaza umusaruro aho isi igeze bitazanahagarara rwose ariko kubera iki hari abantu bayikoresha muri character assassination mu by'ukuri kwica amarangamutima y'abandi kuko ubusanga hari gihe muzabyuka reka mumbwire ni ukuri umuntu akiyahura kubera ibintu ariko ari ese kuki ngewe muvuga ngo hari gihe muzabyuka ahubwo hari gihe duhora dukora inkuru z'abantu biyahuye kuko atiyahura buri gihe avuze ikitumye yiyahura reka ashobora kutiyahura ari we byakorewe kavuga ngo iyi ntabwo ari society akavuga ati si n'ubundi nanjye hari ibyo ndi gucamo n'abandi ndabona hari ubuzima burananiye yego ndaburetse burabiye kuki abantu bakorera umwana w'umukobwa afite ibintu byiza yakoze ko abazi inyambo nanjye rwego ko mujya mubona mu tufilime mu tukomedi nta banyabandi dushaka kubona umwanya wo kureba amafilime maremare ako twatuntu tuba dukatinze tw'amasegonda turandikondeye yo ntaguyeho ntabwo ndi umuntu w'umuhanga washobora gufata isaha nkicara ndeba filime oya hari izindi nzozi hari ukundi kuntu mba ntekereza ntabwo nabona uwo mwanya ariko n'ababubona ntabwo mbajajinga umwana afite ikintu ashobora kwesiparinga urubyiruko sibyo afite ikintu yakigisha abantu kizima abantu bamwigiraho kurenza kumufata ukamubaga nta kinya ngo ese akora iki twari igihe unibaza igihe ushobora kunenga ukavuga uti Theo rero yatanga ibitekerezo akora ibi n'ibi aca mu ijambo pizo azabigabanya kumva ko unenze ikintu byo wabihindura nta gihindura Nyambo yiyahure Nyambo ajye ahora mu isabune bigenza ati uranenga umuntu ko yaremwe kugira ngo akore iki kugira ngo ikibazo gihari nabyemera ko gihari ndavuga niba ari byo koko hanyuma nkanibaza ariko nubango buriya bari kumwica ahagaze bakica umuryango we ko umuryango urahangayitse bakica business ye bakica famille izamukomokaho hari umuntu ushobora kuba yamwikundiraga ejo bundi yari kuzarambagiza avuga ati ndambagiza yavuga ngo dore wawe ni ngo afite umugore nje bira nubwo nta nubwo nzira hano byaturutse nagiye kubona mu mihanda ni uri kuba ikiganiro sibyo abandi bakaza ngo yagiye kurega hari bavura bavuga ngo yagiye kurega ngo ageze kurega kuri RIB ngo nabo ngo baramubwira ngo agende natwe ngo uri kutunukira uribaza umuntu akabivuga oya hari umuntu wabivuze oya ndaje ndabikumvisha nyuma y'ikiganiro ntago yabeshya ko ntabwo nese ko bari abantu bari guseka barazega iki
buriya nuko uri kuyigira nkaho utabyizi kandi bihari. kageze kuri ribu baramubwira ngo nari kutunukira no pas possible. shagiye nagize ubwoba nukuri kw'Imana. nseka mu bibabaje abantu banambujije kujya nseka mu bintu bibabaje ariko nuko sinzi nyine nukomeza ubwo ariko rero urumva ivyo ngibyo biratangaje. Shapizo reka nkubwire iyi sosiyete ko nta nyese ko sosiyete ko umuntu atayivamo se ariko nyine biteye ubwoba biteye isoni akavido ntugakire mu kiganiro akunyoherereje kandi ntugakire mu kiganiro kubera impamvu bwite ikintu utinya ubanza gikomeye ariko ubwoba n'ubwenge burya biraturanye. eka bituye ahantu hamwe yubuze kimwe harya kijyana n'ikindi buriya nubona umuntu abantu ngiye ngo nta bwoba ngira avuga ati n'undi singiye kwirirwa mbikubwira nyine n'undi ntabibonye ubwo nta n'ubwenge ugira. Umuntu wese guhera ku bantu bakomeye ndi kugahiga ngo urumva ijambo ry'ikivuga ko nta muntu utagira ubwoba. Abantu bakomeye nibo bagira abantu benshi babarinda banakomeye. Babarinda iki kuko bafite ubwoba. Ya perezida wa Amerika arinzwe kundusha uvuga ko afite ubwoba bw'umutekano we kurenza ngewe. Akabonye urakabonye nukumva aravuga ngo nawe yageze nyine ngo bumva aranuka n'urwo rwego rugaceceka. Ariko abantu bajya bamenya uwo nyamburi kuvuga ari mushiki wawe ari umukobwa wawe umuntu azire njye ntabwo nzi kene ntekereza ko Pius atanuka narizire ntaganuka yakumwiye ko nagitsinuka ako ntabwo duhuje oderi nta nubwo oderi zacu ibyo byacu ntabwo bimeze kimwe. Ariko wagira akabaza ari n'uburwayi kuko ibi nk'ibyitwa igikarangira ngo n'uburwayi waciye mu gikaro kamanangira umuganga. Ni gute twaba ku mbuga nkoranyambaga twese ntawe ubangamira undi tugakora content nyinshi abantu bashobora gukora. Hari buryo abantu bashobora no kujya bavuga ku byabaye bakanatangamo n'amasomo ariko nta character assassination hatabayeho kwica umuntu urubozo. Ni gute nk'umuntu mukuru umaze igihe muri journalism none se tuzabikora gute ko mu gihe nakubwiye ko ngiye ubwanjye nibi ni kuvuga ndabizi nigiza kuba ikibazo ngiye wabivuze kubera ko abantu erega sosiyete irangirika hahandi iyo umaze kugaburira abantu burozi utemera kuburya no kubugabura bamubara nk'ikigwari cyangwa se ari umuntu ufite ikibazo. Kuki wumva ibi ngibi uri kuvuga suri bubizire nuko nzi ko abo bantu ndi kuvuga ariko se wowe reka nkubaza iyo ubwiye umukobwa ukamutonganya yuko ashira isoni uwiteguye wiziteze kari bukubahe ari bukubahiremo ubizi kari bushira isoni mwibyo mubwiye nyine kuko nyine character yashira isoni none wowe ibyo mubwiye urayimugirira nka wa mugore babwiye bati akosha wa mugore we bavuga yuko ugira amahane ati nakubise nde wa mugabo atako kantu kabikubwiye ni kande wa mugabo. Urumva uri kunenga abantu bafashe ikibi bacyambika barakidekora bakizigira nka aricyo kintu gikwiriye. Nese urumva nyobewe neza yuko abo bantu kuvuga nyine bafite icyo barwanisha buri gihe ni ikibi. Ariko uko banakwiga ati uzava kwiyi mihanda nzayigukuraho. Umuntu kuzava kwiyi mihanda buri no kwisi yahagukura kandi nkuko twanabivuze n'abagira ukwihangana gukeya birangira nyine bavuye no kwisi. Ntabwo rero nzi Shapizo sinzi pe. None se ngaruka kuri cya kindi rero iyo byutse ugasanga uko birashoboka yuko hari undi muntu uyu munsi ubona nk'isi we yagira ngo isi yamugwiriye we iyo byutse ugasanga abantu benshi basa nkaho bakuriho pe ku ma social media ku mafoto ku ma thumbnails aho unyuze donc iyo byutse ugasanga bimeze nkaho wagira ngo isi yose ikuriho wowe bigenda bite mu byukuri? Urumva
nakubwiye ko mu mateka y'isi kuva yaremwa yigize amateka nzi neza ko abantu babashe kugira ibintu byiza bakoze bari mu bantu barwanyijwe so ntabwo ushobora gukora ikintu uzi neza ko kikurimo ukikoranye umutima muzima ngo ubu ubizi uyoboye yuko icyo kintu kuko ikibi gifite abantu benshi bagishyigikiye banakirwanirira kubera ko ntibanatinya gukora ikibi nyine n'inkozi z'ikibi ntabwo rero cyewe icyambere kigiye gifite abantu bankunda benshi reka ngo benshi so hari akantu kajya kavuga mu cyongereza ngo I don't give a shit, I'm busy loving what those people who love me. Ndi busy ndi kwinteracting n'abantu bankunda. Ntabwo nshobora gute umwanya ku bantu bakeya banyanga kubera ko mu bantu banyaga harimo n'abaziza yuko abantu bankunda. Usumba ibyo byanisha umwanya. Akuri very genius. Mu bantu banyanga. Uvuga utuntu nkumva turimo akantu ubona nk'uriya mugabo biba biri kumurenga arabyumva agatakara. Hari abantu banyanga nta kintu bantwara. Sibyo kubera ko hari abantu ngiye yuntutse yumuze ibintu bitari ukuri. Hari igihe uri gutuma abantu bazima nkeneye barushaho kunkora ubushakashatsi bakamenya ko ndi umuntu muzima. Ariko abantu bari badasinzire kubera ko batutswe Theo. Ese reka nkubwire arakana ryo kukubwira ariko ntabwo nkamaranye imyaka myinshi ishaka kuba ari nk'itanu cyangwa 6 buriya ni ufite amayinite yawe tukavugana nabi ukatugenda message kuri WhatsApp cyangwa kuri SMS zaba yafashije usaba ko sinzarusoma utayifata kata deleting ukizi direct urikingira muri ubwo buri niba mbonye runaka yavuze runaka ibyo uri kumbwira ngo social media ukanango bakwambaye ngo bakuze ibintu binibi ukibwira ko nabyumvise se mba nabyumvise ntabona umwanya reka ubu ntabwo uzi ibi uko biba byaragenze hari ucambwa ngo kanaka yavuze ibinibi none ikintu kirakutanga zikore ku societe ari ikibazo karakubwira ibintu byakuvuzweho unakubwira ukundi byavuzwe ukumva baratandukanye kandi aho babyumvise ari hamwe bikubwira ngo nawe n'ubyumva ushaka kuvuga gutandukanye nabo babiri bikakubuza amahoro ubundi ni gutuha umwanya ikintu uzi neza ko kitagufitiye akamaro nujya nkwibutse ka kantu ka Socrate actually kari mu bintu ngendereho cyane mu buzima narakubwiye ushize kanongere wenda kuwa taradukurikiye nongere nkakubwire Socrate umuntu agiye kumubwira ibintu bamuvuzeho arambwira ngo ndagukoresha test 3 mbere yuko bimbwira uri sure 100% wize neza ijana ibyo bavuze ari ukuri ati nyine nubisha bivuga ariko ati okay icyo uragitsinzwe cya kabiri ibyo bintu bamvuzeho ni byiza bamvuze ushaka kumbwira ibigwi byanjye byiza nakoze nibiki n'ibindi bintu bimpumuriza umutima ati oya ati n'ibintu bine mpamvu nje kubibwira koko byambabaje ati okay icyo nacyo wapi cya gatatu mu buzima bwanjye mu muryango wanjye mu kazi kanjye ibyo bintu urumva ni imbyumva hari icyo biza kunyongerera hari akamaro biza kungirira ati oya ati none ubu ngiye gufata umwanya wanjye ntega amatwi umuntu ugiye kumbwira ibintu atazi neza niba ari ukuri ibintu azi neza ko ari bibi kandi ibintu azi neza ko ntacyo biza kumarira so ngiye mfata umwanya wanjye nagakoresheje ibindi muguhe kugira ngo ngutize umutima wanjye ujombe bikwasi kandi umutima wanjye ufite umuryango wanjye inshuti zanjye ufite ibintu ukunda nakawujyanyemo ukaba busy yego hari ibintu bimwe twitira ngiye kunyita igicucu ntabwo ushaka kumbuza amahoro mbere na mbere ntabwo bishobora kunyambura ubwenge mfite ntabwo bishoboka kunyita ikintu ntari cyo ariko reka nkubwire nk'ibi bintu byo kuvuga abantu bita abantu ibintu babahimba amazina bagira gute urumva niba ari igihugu gifite institution zikora neza mu Rwanda niba ari igihugu muri Afurika n'u Rwanda niba ari igihugu gifite inzego zikora bivuzwe ibintu nk'ibyo bikomeye bigenze ute ariko se nakubwiye mbivuzweho nande ureba uba bikuvuzeho kwita urekera buri wese atanga icyo afite sibyo
ese ubona biterwa n'iki kuba ari umuntu ubyuka mu gitondo agafata ijambo ku wundi either ari ukuri cyangwa atari ukuri akavuga ngo uyu muntu ngiye kumuvuga? hari umuntu umwe inshuti yanjye mbwiye akantu kanakubwire karasubiza icyo kibazo. oya gusubiza rega njye nshaka kugusubiza ukumva ntusubijwe ushobora no kutansubiza. oya njye nshaka kugusubiza ukumva ntusubijwe na silence nayo ni igisubizo silence ni igisubizo cyiza cyane guceceka ni igisubizo cyiza cyane je no kutansubiza. buriya ngo nta muhanga abahanga bakenera ibigoryi kano kantu kumve yego abahanga bakenera ibigoryi ariko nta muhanga ufata akanwa ke cyangwa platform ye cyangwa ubundi buryo bwe ngo atange igitekerezo cy'ubugoryi ngaho ashaka ikigoryi kikakimutangira. nicyo gisubizo mpaye kuri cya kibazo. wowe ibyo nkubwiye nta muhanga utanga igitekerezo cy'ubugoryi ashaka ikigoryi kikakimutangira. arakomeza yitwa umuhanga n'ikigoryi cyakomeza cyitwa ikigoryi kandi kibwira yuko ko cyakoreye umuhanga igitekerezo cyatanze ari icy'ubuhanga. nuko ngusubije. none se watunguwe no kuba n'umwanzuro w'urukiko wo kuba rukatiye Djihad iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi? ntabwo byantunguye kubera ko urumva imiterere y'urubanza kongeraho ibyavuzwe by'ibindi birego bituma umuntu yatekereza ko nyine ibintu byamutogotanye togotogo. yego abantu bananyumviriza no kuba nababajwe nuko abantu bari kwishimira ifungwa rye ntago ari uko nagiye ku ruhande rwe tuba dukwiye no kwiga ahubwo twese twakavuze tuti niba hari ibyo yakoze kuko ntekereza ko umuntu yafunga bakankubwire ko umuntu yafunga akabona amubare muri abantu babyishimiye ari benshi nawe wakibaza niba nawe ashaka kuba atarabigizemo uruhare. Akose ko nabonaga akunzwe cyane ku mihanda abantu bamukomera amashyi aca ahantu abantu uza akantu nashakaga nagiko nagiye kubona n'usi ukavuga abantu bose bakomera amashyi hari abagushungera n'abakwadimira bose baza kimwe. Abantu ubona ku muhanda ahantu hari abantu benshi ikintu cyaba cyahabaye icyo ari cyo cyose haba hari abashungereye hakaba n'abahari bari kwadimira bari kumwe nawe kandi ko batandukanye rega niyo mpamvu buriya ntubona n'abantu batugira inama mu buzima bwa buri munsi nta muntu uzakubwira wumva ngo ngushuke ngo ngwino nkoshye wa muntu ugushuka ukujyana mu mpanga araguhamagara kujyana akakugurira agakofi cyangwa agacupa bitewe n'icyo ubasha akwereka nyine undi abwira ati mbara nkugira inama inama nziza tari agakecuru bafite amaterime meza cyane amagambo aryoshye nta muntu ugushuka kubwira ngo ngwino ngushuke arakubwira ngo ngugire inama ni wowe ukwimenyera ngo ko nabwiwe n'abantu benshi ngo iyi ni inama tukugiriye abangiraga inama nabahe abanshukaga nabahe ikimeze n'uwo kifatira buri ibintu byinshi abantu benshi bagwamo bazira kugira abantu babashuka babizera ko ari abajyanama kugira ubujyanama bubi ni ikibazo gikomeye cyane. So ubundi umujyanama akwiye kuba ari umuntu sinzi uko nabivuga ariko umujyanama ni umuntu ukomeye cyane mu buzima. Ubundi se ari umujyanama wawe nawe ninde boss? Umujyanama wanjye si we boss ra? Uzi umuntu uhemba ariko umuhembera kukwereka inzira kukuyobora si bya dangerous ni bya dangerous n'ubwo mwumvira ko umujyanama n'umuntu ukomeye umujyanama ukomeye abantu benshi bajya bazira ko bashatse abantu babashuka babwira ko bababeshya kari abajyanama so umuntu akubwira ati wowe rero sasa aturutse umuriro tugiye guhangana nawe weza na sanse nkwereke tumenemo hari abajyanama bameze gutyo. Ibyabaye byagasize iresomo Theo ukurikije ukuntu urubanza wararukurikiye kuva rutangiye ibyabaye tugabanye kugurukana n'ibiguruka guhindana n'ibihinda
tugabanye kujya cyane mu bintu by'agatwiko kuko akenshi dushobora guhiramo hari yumva ko ahantu hahiye ariko ntumenye ko utarebye neza nawe waba mu nkwi zikongeza aho hantu hashya ari wowe nkwi kandi burya inkwi tujya kubona umuriro inkwi zahiye kurenza ibindi byashya nyuma byakotswa n'uwo muriro izo nkwi nyine zicanwa kugira ngo umuriro uboneke ziba zahiye mbere hari igihe ushaka kwishimira kuri kujya ahantu nyine hahiye ukirengagiza ko ushaka kuza kuba umuriro utuma uwo muriro inkwi zituma uwo muriro waka ugashya ugahiramo amaraso ashyushye ntabwo uzi impamvu abanyarwanda baciye umugani ngo ukize ubusore arabubagira urumva kububagira icyo bivuze kera baba ufite ikintu cerebra wagarikaga ikimasa rwose ukavuga uti I celebrate ikintu celebratinga rero cyambere ukwiye gucelebratinga nuko warenze kuba mu marebe ni ugeze vuga bijyanye n'abana ngo umuntu ushaka kubuzwa amahoro nuko bamututse hari bitutsi bagutuka ukumva sinawe batutse hari nk'ibyo nakubwiye ndetse ubwo n'umuntu bamutuka ngo aranuka ariko uri kumva urebere gucyo kintu ariko ibyo bintu ko bigarutseho cyane njye reka nkubwize ukuri reka nabivuga yenda nibaza nagiye ntinya kubivuga ntabwo bino bintu by'abantu bose bandi ku mbuga nkoranyambaga nzemera ko ibi bikora uko bikwiye kubikora ku kigero gihagije cyumva umuntu ushobora kuzizwa nk'uruhame oderiye sibyo bakamwanjama ku kigero nkaba mbona biri kuba ariko abantu bahita babizamukira bakavuga bati Theo aba yifuriza abandi bantu ko bafungwa Theo bakavuga bati uko kuntu nyine uba urakajwe no kuba hari abantu bari gukorerwa toca wambajije ibya jihad nkubwira ko ntishimiye ko afunze kubera ko ubundi yamena nubwo ari ugufunga abanyarwanda dufitemo abantu b'abagome bumva ko buri umuntu ikintu yakoze yafungwa ngiye numva yahanwa ariko guhana ubundi bivuze iki guhanwa ntabwo bivuze igihano kihambaye nese yakoze ikoze mwana pizo twicara ahantu niba ntabwo mba guhanye siko tubyita mu kinyarwanda cyane rwose nese kuki mvuze ngo pizo niba koze ikosa kwiye guhanwa kuki ubise umufunga we nigeze mvuga ku guhana iribu bwawe mu bihano igitanga kubwo ndavuga guhana bitari mu bihano bitanga biri penale byo mu muco harimo kwihanangiriza no kuganirizwa ndetse ko umugandirijwe buri baba mubitsemo akantu kuko bamuganirije ubutaha akarengera bagati yagize gute yaratunaniye kandi ubundi nta muntu udakora reka nkubwire pizo nta muntu udafite ikintu nta muntu udafite ikosa nta mutagwa mu cyaha ahubwo nyuma yuko bibwiwe ubyeretswe ubyitwara muti ese ntabwo winangira ese ntabwo utsimbarara reka dutegereze naribu nabanza hari nagiye kwisagarara kandi baratubwiye ko uyu mwaka ugiye kuza bafite imikorere ivuguruye ariko ejo bundi umuyobozi wa ribu cyagiye turi Kacyiru yaravuze ati urwego rwa ribu ni urwego rushya rutaramara igihe kinini ruri kwiyubaka rushobora kuzamo ibintu ariko hari akantu umuvugizi wa ribu akunda kuvuga keza cyane tutakosoa so ni byiza reka nabo ni abantu ibintu byose ni process ntabwo byose bibaro ari gukanda buto ngo bite bikemuka ariko icyo ntekereza reka babyanapfuye no muri societe yacu shareka nkubwira pizo banze ikiganiro cy'uyu munsi urumva kirakomeye ariko ntabwo aricyo gikomeye ahubwo kiri kuba ku bintu bisanzwe bikomeye bihari dufite ibintu hano hanze bikomeye sohorese tugasoreza tukitaye ahubwo twigire mu bindi bintu by'umuriro bindi birabibiri we tukarekera ahubwo twigire mu bindi tugaba nta updates kuri ikibazo rero nutajya mu bindi bintu tujya mu bindi bintu ndaguma muri iyi mudu ndayitindamo yihudu rero dureka banze ngo hari igihe abantu babona ibintu nk'ibi byanze bateka mureka kumubwira mureke dushwanire kuri ariteta
buriya abona kweri oya leta tamureke ahubwo reka nkwibwirire hari video yagiye hanze mu ijoro ryakeye buriya uncitse ntakubajije ibyo bintu abantu bashobora no kuntera amabuye uri umuntu ufite amakuru menshi cyane hano hakurya kwa mushuti wawe buriya yamwise ngo Trump yari chise ariko mbere yuko ngeraho ngaho hari abantu hari umuganga yategereje ikintu cyiza Theo n'ukuri ntabwo namamaje ku ikigo cyitwa Ukwezi n'ikinyi cyuzanzishyura hari umuganga yatekereje ikintu cyiza pe ashinga channel nibyo tunari kubwira nyine content ko ziba zihari ashinga channel abana b'abantu bamereye nabi ashinga channel yigisha yitwa ubuzima buzima yigisha abantu uburyo ushobora kwivura indwara uburyo ushobora kuyirinda ariko bidukoye kugomba no kujya kwa muganga ibimenyetso nyine ivugwa aganira nk'ubejo hari ikiganiro yakoranye n'umudokiteri wo muri CHK w'inzobere mu bijyanye n'impyiko gusa ni channel ushobora kujya ukavanaho ibintu bizima mugende muyirebe ikindi Ivan Theo banzo tubwire twabonye umurongo muremure w'inyeshyamba za mama 23 zisohoka mu mujyi wa Uvira ibitangazamakuru byinshi cyane cyane bikomeye byo hanze ni inkuru iri kugarukwaho cyane uno murongo wenda dushobora kutawereka abantu bashobora kubadutse aya mashusho hayo tubereka ariko wenda mutwandikire kuri WhatsApp tuyabereka aya mashusho n'ubwatsi bukomye bana harakomye n'imishuke n'ubwatsi bukomye ariko twabonye inyeshyamba za mama 23 zisohoka mu mujyi wa Uvira n'amaguru n'ibikoresho byabo n'imbunda n'ibiki byose Theo wabyakire imbo wabibonye ute nta cyantunguye kubera ko babivuze ko bagomba kuvamo kandi ntabwo harabavuga ngo ntabwo bazavamo hanyuma se kuvuga ngo twabisabwe na Amerika none tuzavamo ntabwo imventura muri communication yayo njya mbona bakunda kuvuga ibintu bahuzagurika ino bavuga kenshi barabivuga ufite mu bya mbere biteguye neza communication afite team ya communication ihagije uriya warasi bigomeje ubundi yitwa nde Magurwari Paruku uriya umujyana mu bya communication bakagira Lawrence Kanyuka communicatinga mu bya politiki avuga wenda kuga zimwe muri izo mbasha kumva ko umuntu yavuze ko cyane kuba ntarwumva ariko nkumva ko umuntu yaruvuze avuga icyongereza neza igifaransa neza umuntu abaye mu Bwongereza ari umunyekongo uvuga igifaransa igiswahili iringara ngira ngo umuruba n'ibindi by'iwabo uzi no communicatinga byanyabyo akagira umwungirije Dr. Oscar Barinda ni dokteri urumva Oscar Barinda umwungirije mu bya politiki bakagira Lieutenant Colonel Biringoma communicatinga ibijyanye n'ibifaru bya gisirikare umuvugizi wa gisirikare so n'abantu bazi communicatinga bavuga ibintu byabo barabitegura so iyo bavuze rero ngo turava mu mujyi wa Uvira kandi ngo twabisabye no mu mediator leta z'ubumwe za Amerika bo bwabo ntago bapfa kubeshya bafite uburyo bakomunika mu buryo buri sawa ariko nanone na leta z'ubumwe za Amerika ntabwo ari igihugu gikinishwa ku buryo bavuga ngo nkuko twabisabwe hanyuma ngo uvuge ngo ntabwo ndi bubikore so nta cyantunguye ahubwo ikintu ngubu ntegereje kureba ni ukumenya abarundi bazazana abasirikare babo bakajya Uvira niba FARDC bazahajya niba abawazarendo bazahajya ntabwo igiye kuba ahantu hatagera igisirikare cyangwa se nimba Amerika izahazana abasirikare nkuko nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bizazana ariko ngo Amerika izazana abasirikare baho baje bizazana byo baboneye muri Afghanistan ubuye ko shana ibyo ni bamuvuga nibiki banaje haza abacanshuro bari aba Barack Obama ariko bana nabo baje baraka nkubwire M23 bindagiye ikora bidasanzwe bizibwa mu mateka mu myaka myinshi iri imbere hari ikindi gihugu zise inyeshyamba zicaje uzibona rero gonako n'ingoma yicaje babanuze arimo musaka kwikiri afate umuzungu aya badibu
twageze Goma abantu babaga hoteli babagamo hano bita mu Kizungu nari ndi Goma bari kwambuka bafite amadolari akajya barakereka imbwa zimusaka harahari ikindi gihugu ku isi wigeze wumva cyabayemo umutwe w'inyeshyamba umeze kuri wapfukamishije abacanshuro b'abazungu biriya bintu iyo tutabona amashusho ntaho twari kwemera ko bishobora kubaho niyo M23 bivuga abacanshuro twabacyuye avuga ati nizamvugo z'abanyepolitike ariko barabitweretse yose bibona uziko Iburayi hari ibihugu bimwe na bimwe byabujije ibitangazamakuru byabo gutambutsa zira nkuru bati negisebo muzungu arasebye kwa kundi twemeje abirabura hano turagayitse nawa Blackwater iye bavugiwe ko tutababona uyu munsi akubundi ko ngiye numvise ko baje mu minsi yashize barike ko ntabumva mu bantu muka ugeze ahantu bakakubwira ati rero iyi pariki uje kujya ukorera amasuku y'inyamaswa z'inkazi uzabanza ubaze uwakorera ako kazi mbere ahari bakubwira ati mu Kagera bakeneye umukozi uzajya usukura agashitura ingwe n'imbogo abo kazi mushara bose baguha uzaza ati se uwo simbuye kuri aka kazi n'ubu gakora muzane muramutse urumva rero bano bantu buri rubuga abazungu ni ikintu kimaze imyaka myinshi ku bwacu twagize akantu ko kumva ko nyine baturenze bwa bukoroni bwinjiye mu isokoro yacu kumva ko ari abantu ari biremwa bihambaye nabo ubwabo iyo superiorite bayiyumvamo iyo babonye akantu ka immigration nka kariya rero baravuga batisha kera abazungu buriya mu Rwanda Rukara rwa Bishingwe yica umuzungu benshi byaratungiye barazi ko umuzungu adashobora gupfa ariko haramukegeta ibintu birakobye Rukara rwa Bishingwe afashe Rupiyasi umupadiri kumva kubura umuzungu ukabona n'umupadiri wera cyari kindi byari ndi garade cyo kubona umuntu ariko ntafite n'amaranga batangiye kubona ko babana ari abantu nk'abandi bambaye umubiri nk'abandi n'uyu munsi rero M23 bwabo ntiga ko rwanya M23 bafashe barabacanshuro nabo hari abagize kibazo bakamenya ko burya n'abazungu nabo ushobora kubanesha ubwo ko Amerika abasirikare bayo yabo bariya n'abantu babyiyemeje bro bazi neza ko kurwana ari cyo kintu ari umwuga wabo bagomba guhembwa kubera ko ari indwanyi aba snipers bakora imyitozo yo kurwana ari bwo buzima bwabo bwose nabo bagahembwa ubwatsi butubutse Amerika rero abantu ifite nabo barapfa ifite abasirikare bapfa ifite abasirikare ushaka gufatwa nk'uko bari abacanshuro bafashwe Blackwater bari kuvuga byayibaho sibyo abantu bari abantu batemeye yuko wa mu Rusiya wari bagaba umutwe w'Abarusiya wa Wagner uriya Prigozhin niwe abantu bataremera ko yapfuye n'uyu munsi yari igihangange yarakuyisi uribuka bakwirakwiza ngo yibera mu majyamba y'Kongo ngo yari yiziye abantu bahabura ikiremwa muntu n'uyu munsi sumva bavuga ngo Osama bin Laden ntabwo yapfuye hari abantu bateza akavuyo kuri iyi si ukagira ngo ntabwo bafite umubiri uva amaraso w'inyama n'amaraso ibya Kongo ubu bigiye kwerekeza so icyo ndi kuvuga rero nuko kugeza ubu M23 yatweretse ko nta kategori y'abantu bayikanga kurwana icyakoze ibigango bya Amerika ntago buri M23 ntekereza ko yatinye Amerika kwa ko yabarasa oya iyo ukakira cyabukorera ikintu bita propaganda ukabona aho kwirwa ese igihugu cyo nukiyoza uzabibara igihugu kuko nabaye mfikeneye kuyobora igihugu bazakenera kugira ama integration n'indi miryango baye muri UN bagire gute igihugu buriya Haiti yatsinze abafaransa ariko nimuzumva habayo imiyaga iramiyaga ira artificial iramiyaga irakorwa ubwo igihugu bagiteje imiyaga utabizi niyo utabyumva ntago birakorwa igihugu bakagiteza ibyago n'amakuba ku buryo bazakishyura imyaka yacyo abo bantu buriya Haiti abafaransa bayihimuraho kuva kera n'ubu ngubu kubera ko batsinze ingabo za Napoleon Bonaparte n'ubu nibyo baba bari kwihimura barindwanye batse so bino bihugu rero biba ukora immigration Amerika kera niko byagendaga ariko ubwo kubera ko hari abapolisi benshi bisi
hari umwe witwa Amerika ariko hari umurusiya hari Korea ya ruguru hari Ubushinwa hari bose baba bashinyitse amenyo imikaka yabo yakumerera nabi uramutse wigize agatangaza ariko M23 kuva mu mujyi wa Uvira arawe kabisa ngiye kwitiva no muri Goma na Bukavu munsi yabigiyemo yabisabye yabigiyemo ku mbaraga n'ahandi kubihavuye ntekereza ahubwo ko yavuye hariya kugira ngo si igitego cya Neva igitego se gizura abasirikare yapfushije gituma abacyuwe ejo bundi ari inkomere bagaruka cyangwa gituma bamunyaze bagize bakaba reporting bazagaruka ku Rwanda ni igitego cyandise kuva muri Uvira kwa mama 23 wenda byasaba ko nsubiramo bike mu byo twavuze mu kiganiro cy'ubushize M23 kugira ngo ifate umujyi wa Uvira hari ikintu cya mbere yungutse yongeye gushimangira no kwerekana leta y'Kinshasa n'amahanga n'iki byose ko mu mbaraga za gisirikare zo icyo yashaka cyose yagikora icyo cyo ntigishidikanywaho kuko abarundi icyo bavuga ngo Uvira uyifata esha muza abasirikare mfite emwe ubu ntekereza ko neva mu buzima bwe bwose atazongera kuvuga ngo muza abasirikare mfite yego ntazirwa bitubaza ko twarababonye ntiryamucika twarababonye turabazi yego twarababonye sibyo kubwiyo mpamvu rero Neva ibyo yahombye yarabihombye reka buriya umusirikare warashwe ese bagena y'umusirikare ahunze agahunga urugamba bagenzi be bapfuye abandi ari inkomera abandi bafashwe bugwate uwo musirikare bamubwira ngo subira ku rugamba ugera urwane ntabwo bishoboka morale ibagiye dawe ntari cyo bita mu gisirikare ngo nukuruzinga aba yatangiye kuruzinga ntabwo byavamo ntabwo rero ntekereza yuko Neva hari niyo mpamvu nakubwiye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Edouard Bizimana w'u Burundi yavuze ati barabeshya ntabwo bazavayo ijyane Toroma abarundi hano bahawe isomo rikomeye rituma n'ubutaha hari intambara batajyanamo abaturage babo ejo bundi umurundi umwe arambwira ati twebwe turi mu byishimo turimo muri kuvuga ngo tubayeho nabi ese kubera iki ko twatsinzwe wenda baguma tugutsindwa niyo batsindwa kera ahubwo tibatsinzwe abana bacu barahashiriye nambara nimbi ntekereza ko gusa tugiye kubara ngo uwahombye ninde muri iyi ntambara gufata Uvira ntawe utarahombye wungutse Amerika gusa yako reka dutahe rero cyangwa warigikoze ko unjyanye mu kiganiro kirimo ibintu byinshi utangiye kumbwira ngo dutahe pe twashonje ejo twarabibaganirije ejo twaraganirije kwaro kugira ngo tubaye updates ho gato cyane egese nimba ari ndi updates iri ihari ku bijyanye no muri Kongo nayo tukayipyatura ariko ibaye ntayo twaza gukusanya andi makuru tukaza kubaha ikindi kiganiro ku mugoroba nta kibazo ntekereza ko nimba nta updates iraboneka hafi ku mugoroba twaza kubaha andi makuru so ndumva ari ibyo ngibyo andi makuru yacu ariko wabonye ariko nako twatuvuze ukantu kabaye kuri president w'ikira gihugu kandi kari mu bintu biri kuvugwa cyane yagize ati son excellence yatumiwe mu nama ya muri sommet idasanzwe sommet extraordinaire ya SADC hanyuma rero aza gusaba ijambo avuga ati ariko rero uyu muryango wa SADC by'umwihariko ingabo zoherejwe muri DRC hari imyenda mutubereyemo buriya abantu nyine bari bagomba buriya Kongo yagomba gutanga ubwatsi butubutse imari ngishingiye kuri zirangabo za DRC zo muri SADC zoherejwe muri Kongo Tshisekedi ntiyishyuye ako nanjye sinakishyura se abantu barahambirijwe ibice uduce twarafashwe ubwo ngubwo gusa urumva afashe ijambo batishwe se
babwiye ati nta jambo twavuga uturi mu mwenda ndetse niba kandi mama ni Marite ari umukuru w'igihugu kingana kuri ndetse kandi mama ni Marite ideni rikura mu bagabo kandavura babwiye ati vuga uvuye ati nta kintu twavugana n'ubwo uri perezida ari umusaza Bertrand Bisimwa ni umuyobozi ukomeye muri M23 ni perezida wa M23 ubusanzwe ariko byahura na FCM M23 coordinateur wungirije Colonel Inanga yavuze yuko kufa kwa abasirikare ba M23 mu mujyi wa Uvira bigomba kurangira kuri uyu wa kane. Arasaba Amerika n'ibindi bihugu biri muri mediation ko hashakwa uburyo abaturage bari mu mujyi wa Uvira barindwa kandi hakaba bishobotse hakurwa abasirikare ba FARDC na Wazalendo n'abarundi ubwo niba wenda hashobora kuboneka izindi force zishobora kuba proteja nibyo ntazi ariko nyine nicyo yasabye ubwo nukureba wenda ikiri bukurikizwe kubera ko nkuko nabikubwiye harebwa kabwe nyine ngo ibyo abakomeye bifuza yego reka dusoreze ahangaha rero turibuze kubashakira yandi makuru tuze gukora ikiganiro cyo mu burasirazuba bwa Kongo kirambuye neza cyane rwose muri buze kucyumva uyu munsi nimugoroba cyangwa ejo. Turabashimiye cyane abakunda Ukwezi TV n'abakunda Max TV, of course kasi episode that's my name Kabu.